ndashaka kubabwira umwami w'akabarita reka mubabwire Yesu wanyishije reka mubabwire Yesu watuye reka mubabwire yamaye amahoro reka mubabwire yagiriye umumaro reka mubabwire Yesu wanyishije reka mubabwire Yesu watuye Yesu yamaye amahoro reka mubabwire yagiriye umumaro Yesu kugira ngo birangirize rimwe reka ko na prima tugiye kumusengera kuba umupasitori reka nawe tubirangirize rimwe gahunda zirangire hanyuma dusome muri Timoteyo ibice 4 Timoteyo wa 2 ibice 4 murongo wa 1 aravuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha ko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo ko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza bazibwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi watumva ukuri bazayoba akurikize imigani y'ibinyoma ariko weho primo no kwita ariko weho wirinde muri byose wemere kurengana ukora umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana ibyo nizo nshingano ugiye gukora hanyuma twakakubwira n'ibyinshi kuko nawe twakamubwiye ngo yirinde ab'inyangamugayo nawe n'inyangamugayo umwe twamusomeye ariko bitewe n'umwanya dufite mutoya umwanya agiye kuba n'igiterane mwabonye ko n'abatari bashaka kuririmba niyo mpamvu nawe gusaba bishop n'ubundi amusukweho amavuta hanyuma twihute wowe prima tukwinikishije amavuta mu izina ry'itorero Elayono mu mwanya w'ubupastoro mu itorero turakwimika mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. basabe bahaguruke biri turabikora bahagaze iyi nkoni ntabwo ari iyo kurwana ni inkoni yo kugaruza za ntama zimwe ziba zagiye hirya no hino zatanye akazigaruza kurwanira rero mushumba iyo ugomba kumenya ko ugomba kuragira inama z'Imana Imana imumugisha hanyuma reka nsabe n'ubundi bamuhe n'ijambo ry'Imana akira ngwino akira muhe n'ijambo ry'Imana n'izamuranywe Mbasa rero uyu ni umurimo w'Imana ijambo ry'Imana niryo rizagufasha muri izi nshingano wakiriye ijambo ry'Imana rizagutera imbaraga mu nshingano zawe za gishumba ijambo ry'Imana rizagufasha kurera itorero ijambo ry'Imana rizagura itorero ijambo ry'Imana
uzarihagararamo, Imana ikurwanirire kandi ikuneshereze. Ijambo ry'Imana rizakubyibushya mu by'umwuka. Ijambo ry'Imana rizakubera umutima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana rizakugira inama. Ijambo ry'Imana rizakumurikira. Niyo mpamvu aka kamwanya, iyi ni impano nguhereje nk'umushumba wakubanjirije mu nshingano, kandi nk'umushumba ukwifuriza gutera imbere nk'umushumba. Ndakwifuriza ko iri jambo ry'Imana rikubera inkota, uzajya utunga abadayimoni bagahunga kubw'imbaraga z'iri jambo ry'Imana. Acira ijambo ry'Imana nk'impano gushyikiriza. Murakoze cyane. Reka nsabe Reverend Mukamurezi Sherina nawe ahereze ijambo ry'Imana Prima, nawe ambwire amagambo. Amen. Rero uhagurukijwe mu gihe gikwiriye, ugiye gukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntabwo byoroshye, ariko humura nyirawo awubereye maso. Uzahuriramo n'intambara nyinshi, uzahuriramo n'ibibazo byinshi, ariko nyir'umurimo arakomeye. Ni umugabo wo kugufasha, ni umugabo wo kuguhamya muri byose ugiye kwinjiramo. Nk'uko rero badusomeye ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese utabasha kuyobora urugo rwe yabasha kuyobora umukumbi w'Imana. Ubuhamya twumvise rero ni uko n'umukumbi wo mu rugo ushoboye kuwuyobora. Niba rero ushoboye kuyobora uwo mu rugo, humura, n'uwitorera uzawushobora, kuko hari byinshi bigushyigikiye. Iri ni ijambo ry'Imana rero, harimo impuguro ku babyeyi, harimo impuguro ku rubyiruko, harimo impuguro nyinshi, harimo imbaraga, harimo byinshi uzasoma bizagufasha muri uru rugendo. Twe turumazemo iminsi Imana yadufashije, kandi ntabwo twaguye mu nzira. Humura rero, ingororano ziri imbere, kandi nyir'umurimo amubereye maso. Akira rero urabona yuko ngiye kumwumva. Reka sabe Bishop Leonera n'ubundi abaduhere impamya ubumenyi uyu munsi yarasanzwe afite amadiplome menshi. Iyi ni ndagiye kongera amasasara mu mikorofone. Mbasa rero Reverend, sorry. Umunsi ni Reverend yahindutse. N'abashuti be mwari mumenyereye kumuhamagara pastor cyangwa se mugahita muvuga ngo Mbasa, my friend Mbasa. Ubu ni Reverend Mbasa. Ubu uyu munota ni Reverend Mbasa. Reverend Mbasa rero ujya wumva hari abantu bitwa pastor, aba reverend, aba bishop, aba apotre, ariko badafite ibimenyetso bihamya koko izo nshingano bazakiriye. Iki ni ikimenyetso washyira no kuri social media, ahariho hose kiguhamiriza ko wakiriye inshingano yo kuba Reverend Mbasa Rugigana mu itorero. Imana rero izagushyigikire uko tubihamirishije kuguha iki kimenyetso, nawe ukomeze guhamya Imana Data, Umwami Yesu Kristo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Oh yeah.
runaka, bakakwita umumama mwiza w'umwizerwa, bakakwita n'andi mazina yo muri family menshi cyane. Ariko kuva uyu munsi uhawe iki cyemezo nka Pastor Prima. Kuva uyu munsi umubyeyi w'umuvugabutumwa mu itorero, umubyeyi w'umwizerwa, umubyeyi ufite inshingano igushyigikire kandi Imana ibigufashemo. Imana ugiye gukorera mu nshingano za gipasitoro izaguha umugisha, izakugwiriza amaboko, kandi imigisha yose ya gipasitoro ikuzeho uhereye uyu munsi none n'iteka ryose. Amen. Mukomere Imana amashyi. Hanyuma reka sabe Reverend Mbasa Rugigana aze asinyire ku ndahiro yarahiye yemeye. Hanyuma byose mufashishe mu kanya.
rero ngiye kwisubiza bishop n'ubundi bikurikira arabikora. Ngiye gutera intambwe gato muze hano imbere ndasaba Sam protocol urafasha Mbasa iriya nkoni ariko ntabwo uri bube ubaye umushumba ahubwo nka protocol urayimufasha kuko tugiye kuba felicita dutanga ituro ryo gushimira Imana mubashyigikire kuko nimba bagiye muri izi nshingano muraba felicita kandi mutanga n'ituro dusaba umuhanzi torero nawe arabidufashamo. Reka nsabe umudiakoni zana igiseke ubashyikirize mutange ituro ryo gushyigikira amavuta y'umukozi w'Imana. Imana rero ibaha umugisha. Reka pastor ugiye kubanza usabira umugisha abagiye gushyigikira amavuta yanyu. Ubu naha bitangiriye nyine, ubu ni inshingano zatangiye. Ngaho basabira umugisha kugira ngo buri wese uza kukubwira ngo uhawe ikaze muri izi nshingano hamwe na Reverend Mbasa abagiye kubashyigikira bose n'abakristo mwumvire uba amaturo tugiye kuyatangirira muri iki cyiciro hanyuma dushyigikira umukozi w'Imana. Reka rero ngusabe pastor ubasabira umugisha. Mwana data turagushima turaguhimbaza dushimira uyu munsi dushimira abantu bose baje kuri uyu muhango baha umugisha singiye amaturo Mana abantu bose bari gutura baha umugisha n'abatari gutura baha umugisha kugira ngo ubutaha bazature umurimo w'Imana uzagenda imbere n'abatuye Imana bateze imbere byose dusabye dusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Komera Imana amashyi.